mbe muraho murakoma ahubwo mwari je t'aime nukuri ukabona umugore wawe nawe yashyashyanye yashyushye ngo agiye kuguherekeza muri fe uzatinya umukoresha wawe ukubwira ngo usuhuze mu rugo ngo usuhurize abana ngo usuhurize na madame numbaze bya bindi byica ibikoko byo noneho ngahita purize ayagize arya ngo agira arya baramuteye mu minota ingahe ngo yatangiye ngo kwishimagura ngo araribwa umubiri wose parufe mu gitsina koko wajyaga guteramo parufe mwabahungu mwe ko muri inkunguzi igihe mvuga ngo karabaye umugore ngo birashoboka ngo biravuga yuko ashobora kuba yaragiye ngo yewe ngo koko niko bimeze ngo ariko jango amakuru yo mu barokore uyamenye ute sha ndayazi nyazi neza cyane ku buryo muri iyi minsi hari n'abapasiteri bahora bababwira ngo mutange amaturo mutange icyacumi ku ntwererano abantu mukora ubukwe baba babahaye kubera iki yararwaye yaratatse cyo kora reka dushimira umuntu witwa pasi oda pasi yarakoze pasi warakoze n'abandi bose bagerageje kumuba hafi mwarakoze ariko ndanenga nicaya ku bahanzi bigize inkoramutima kandi ari udukoko mu mitima yabo wa mugore bamukatiye ejo bundi gufungwa burundu ku itariki 28 agomba gufungwa burundu agatanga amafaranga ihazabu ingana na miliyoni 50. Yes, reka ngusuhuze kandi nizere ko umeze neza cyane wo kurikirana ibiganiro bya 3D TV ndagusuje kandi ngo hayi kaze nizere ko wagize weekend nziza nizere ko watangiye izinangiriro z'icyumweru nziza kubona abana babakire babatangiye weekend bidumbaguza jihad kera twebwe twacaga ku ntuzenya waramutse ariko waramutse weekend yagenze neza narebe okay ibintu byari fresh ngese shayi urakibaza ku bana babakire weekend naranayiri wari uri heza narinde mu kazi okay ni byiza ugasanga ngo phone nayikuyeho nkakubwa ati unshakishe drone nibwo uri bumbone oya ariko nibyo nagombaga nibuka ahubwo hahandi wabaga ntwayimutse ugomba kunyereka ahantu rero hashyashya wimukiye kugira ngo nzaje mbasha kuza gukorera telefone yawe yagize gute yazimye abashu twizere yuko mumeze neza ahantu muri hose hatandukanye eske muponyonyo mupotiti kama mupoziwe hama emi ese kundeba nkakureba ubundi kukureba ubushinzi ufite ngumva ngiye birande ubushinzi uretse dore gahunda ni iki abantu bahora bambaza ngo agasonga bugari mujye mujya mu masoko mutuguri ngewe ku kantuma uri hano mu Rwanda ari cyo kaguha ni 2020 ku mu diaspora ni 50 ariko ku bacuruzi budusonga bugari nabiri rwose kagura bibiri ugasanze mu isoko cyangwa ku wundi mucuruzi so mugure rero udusonga bugari ngahibaze kubona wandagarira 2000 udashobora kugura umugore wa gasonga bugari ugasanga wicaye aho ngaho ye uratimaje utaragura gasonga bugari ego reka twicaza abantu ku gasonga bugari none uyu munsi turakicaza aho ubu nabari toujours ni Plaisir ko akomeje kubikigeragezo cy'ubuzima uyu muntu witwa Plaisir ko akomeje kubikigeragezo aho bukera sitaka kwicaza uzana akagushyira ku muto ndaka kwikoreza pe yes none uzama amabara ari gukora ariko mana bajya bavuga ngo umuruhu byinisha umudaho koko ibyo warubiza Lynda na Zaba mubwikaye hapa nabaziye isanyu zose nazizanye ariko harizo tutari buze kuza kuvuga se muhungusi none sara kicara muri gereza none se bamwicaza ku gasonga bugare mu bwurumva ufite ubumuntu ariko man umugabo ngaseka imbohe pe ntabwo twamuseka none se ubwo uri mu biki papa Isa ese witwa papa Isaro ntabwo njya mbyakira harya umwana wamaze kugira amezi angahe hakuze ko utaramubona
njyewe se ngira abana bataratangira guseka reka mbanze mbugukoze nawe njyewe sura abana bataratangira guseka nese umwana w'amezi 9 seka ari ukagize imyaka umwana w'amezi 9 ageze amezi 9 ariko uramuduburiye oya nukuri kw'Imana none se yavutse mu kwezi kwa 10 uziko mama champagne yambajije ngo se umwana we mafite amezi agahe nkavugane ariko uri muzima yabarije ngo se Jani DM ntiwadusha numwana we nafite amezi umwana wanjye afite amezi 9 ariko uramwongereye oya ejo bundi uyu mwana wawe wavutse kwa 10 buriya se wabyaye mu kwa 10 ego nabonaga rejo mu gitondo katangiye se kujya gaseka gakubagara nkawe nako reka ninkubaganye nka isuzukura ari nkubaganye reba n'ukuntu wicaye nako gafite ubushinzi n'ubwase nabonye nyina yitonda ariko n'ubwase yavuye ariko impamvu nayimenye igihe nakoraga accident waje kudusura nimba karumvishije yaratwite umugore wawe nimba arumvishe amaparufe wari witaka avuga ati umuntu ni jihad nzazamuze nkawe amaparufe byo n'ubu abantu njye cyaho hano njye babaza bajya bambaza ngo amaparufe biterana yahe nkababwira ntago mu Rwanda parufe nitera ariko bwana amaparufe yaje ngo umuntu ngo akitera parufe aje kuguhumanya aje kugira gute guhumanya komashitani niyo mpamvu giyewe parufe nitera zituruka i Burayi pe ubwo se umuntu yaturukana parufe Burayi aje kumpumanya ngo muri Rurinda ejo bundi umuntu ngo yarongoye undi ngarangije ngamutera parufe mu gitsina ngiramurya ibiraryana none se ndabizi igihe hari igitsina ngira batera amaparufe reka nanjye ibyo bintu nabyumvise ngo noneho ngo niba ngo yarumvise ngo baravuga ngo hari ukuntu ngo abahungu bo muri iyi mihanda ngo basigaye bagendana uduparufe Rurindo ngo arya ngo munsi y'intusi inturusu urayizi cyangwa uzi gereveri inturusu ndayizi cece kanyabo wasanga uzi n'umuravumba n'umubirize n'umwenya agira atya ngo shugu ego noneho ngo yegura ngo agakapu hari abahungu bo muri iyi mihanda basigaye bagendana udukapu ngo yaba ari no ku igare ngo nuko ngo yaragiye ngo ari ku kagare amagare dufite muri iyi mihanda mana nyagasani nuko ese nawe wazakugezeho ngo agira atya ngo shugu aho nimba ari parufe yateba ariko ni diodora ni bya bidiyodora bitumuka ibyo cyangwa akaba yateye insecticide ngo yagize atya cyangwa none se agatera insecticide ari kwica udukoko insecticide akica udukoko yagize insecticide ni insecticide numbaze bya bindi byica ibikoko byo noneho ngahita puriza yagize atya ngo agira atya baramuteye mu minota ingahe ngo yatangiye ngo kwishimagura ngo araribwa umubiri wose parufe mu giti mu gitsina koko wajyaga gutera amaparufe mwabahungu mwe ko muri inkunguzi muzajya munaku aba ngo banza ari mu murombe mu kanwa none se barayagasaniwe rero nuko dushakira imiti rwanya impumuro mbi kuri porogaramu nuko ku bantu banywereye amazi mu rukebano nuko bakajya babona uko none se ubundi mwokabyara ko wari umaze gukora ibyo ukora wagira ngo wica agakoko gatera sida ukoresheje iyo parufe ese koko nabonye wapostinze pendo yabaye iki pendo ejo urabizi nyine abana abakire bajyana abana baba muri expo muri nuze ejo najyanye umwana muri expo nuko noneho mahurira na pendo nawe yari yatwaye rwa rubyaro rwe muri expo nabonye baranakuze hari muzi gukina umupira urashaka kuvuga ko azaba umunyezamu nka Kimenyi cyangwa nka Ndanda umwe muri bazi gukina umupira ni bakuze rwose bakuze n'abantu ubona bakuranye discipline ariko nyine abacuruzi bo muri expo nabo bacuruza ibipirizo udufime numba udufime n'ibituba turisha barakuzonga ukenda guta umutwe abona bakaza bazonga umwana abasiga amarange nabo ku mwana bakava baramugushikuje bari bameze nka za modoka uribuka kera twari dufite imodoka udutaxi tw'inyamirambo watugenzemo twahiyazi waturukaga nka hariya umwe agukuru kuba kunda gukuru kundi ndagukuru ibishati ubwo niko banakwiba ushoboye ari nako bakwiba barabajura ubu nibakiba abagore bo muri expo batumereye nabi mudufashe mudutabare
barakurura umwana bakajya umwana ntago aramenya kwihitiramo ibyo musiga tubwizanye ukuri uko biri kose nubwo ari ibikinisho by'abana ariko umwana ntago aramenya kwihitiramo noneho umwana bakamwereka ngo ngusigire akahe umwana amameze ngwako bakagushyiraho nako bashushanyaho gutya akadomo igihumbi kikaba kikuvuye ejo wari wasohokanye umwana nari najyanye umwana muri expo noneho nyine abakire bajyana abana muri expo ku cyumweru oya wagombaga kumutwara noneho ndangije ukajya kubona ukabona none narababwiye nti mwabakecuru mwe ndabatuka niko kuko bateye umujinya hari nuwo natutse nari nzi yuko ari buze n'ukundega kuri polisi yaho ngaho muri expo uziko biri no muri expo rib ibiri no muri expo muri rib none se rib irashaka iki muri expo baje ku branding se ariko wazasura rib muri expo ariko rib uko tubazi nkababaza ariko rib uko tubazi twabamenye muracyashaka kwimenyekanisha ngo turabazi utazi rib arayibarirwa nzabasura nzajya muri expo mbabaze ese rib muri expo mukora iki mucuruza amapingu nari mfite ikibazo yuko uwo mugore buze naramututse tunatangira kuturekurira hasi ubwo uzurututse namututse yarumbwire numve naramututse rero bero namuga ni rero je banzegereje ndabatuka ni nanjye ndabona aho bukera ariko ndi bubigenza ati kuko baraza bakakugurisha ibintu n'abana badashaka bakabatsindagira ako siko nzike expo baba badahenda ariko ngo babahenda muri expo sha expo yari ya kera nyabungira ngo ntibakiyamamaza sha ubu ngubu nyine ni y'abana uragenda mukabona ibintu nta bintu byibereyemo nuko ibintu ubona birimo bizima ni ibintu by'ibyicungo by'abana none nanjye ndi umwana wo kwicunga ariko uwo mugore naramwituke kuko yari amaze kungera ukamara kugura akantu agahita turumbukana kandi ngo naka mwana ukibaza kandi noneho n'umwana yakanga ngo mugurira aragashaka ngo mugurira aragashaka nyezuba wamujyanye n'abagore mujye mwitonda tuzajya tubagurira ibintu dukeneye cyangwa guhereza ubu ni mwebwe mushaka kumenya ibyo abana bacu baba bakeneye ariko renshinze ubu wavuye gutukana kuri Instagram ujya gutukana muri X we namututse wivuga ngo ujya namututse tunatangira kuturekurira hasi yaratangiye kunyigiraho na Juwa namugane mada ntakarushimwa kota kayi ndabumukoza nyine yaturekuriye hasi yibora noneho ndi hirya yaravuze ngo ngo ndoho jihad nguwo nyine ni jihad nyine nubundi mwagiye mucuruza ibintu abantu bashaka kandi yari umucuruzi mugenzi we ngo rata mutuke ngo twebwe turakwikundira ngo none se ngo twebwe watuguriye njya noneho kubimbunda none abimbunda bo barahenda ubu wagiye kugura imbunda zirikinisha nangize ngo urashaka kurasa umunwa wawe wagiye kugura imbunda zimwe zibikinisha byaba ariko umwana wawe umwitaho pe ariko kuki uri kuvuga ko ari umwana wanjye none uramwihakana ari uwawe ntabwo ari uwacu ari umwana nari ratwaye muri expo ni umwana w'abashu abashu dufite umwana turera abashu dufite umwana turera none se wagira ngo utanga indezo ya senkani nawe inde ahubwo se njyewe se ncuruza injugu ejo muri nandi kuko kwishyuza amafaranga y'ishuri y'imodoka imodoka ariko muba mufite n'abashoferi b'inkunguzi ariko urareba nk'umushoferi uza kunsarira baranyagasana ntangiye gushya ko ndatogota kubera kino gipira kanyuretse kubera icyo giye kurekura ndi gushya nugupfira ifiri twagiye ego nagiye kumva numva hari speech nabonye y'umuyobozi ngiranya nireba gutya nifashe ku itama natunguwe no kubona umuyobozi ugifite imyumvire nk'iriya hano mu Rwanda ngo abagore n'abakobwa ngo nta mubare munini ngo amaksida ngo aterwa ngo nuko ngo hari abagore n'abakobwa ngo badafite ngo batagendera ku magare na za moto harya ntabwo urabona uw'igare ryishenya kuva mu muyobozi ngo amaksida aterwa nuko nta bantu bagendera ku magare ngo umubare muto w'abagore bagendera kuri moto ngo n'uwabe bagendera ku magare ubw'abanyonzi nuko ndangije ariko nawe ubwe ni umunyonzi nashatse kwibaza ubu uyu muyobozi umugore we n'abakobwa be yabahaye amagare ni gahunda yo kugabanya impanuka mu muhanda ubu nabo biga amagare bari mu banyonzi cyangwa batwara utugare ndavuga ni mu Rwanda
turabyemera ko buri muntu wese ashobora gutwara ikinyabiziga ashaka, sibyo? N'iryo gare akaritwara kuko na leta yarayazanye nuko abajura bayatumazeho bayiba, bari kuyiba bakavuga ngo ni ibya leta. Ntibaza ayo magare muri kugenda musahura ejo ninkenera akagare nzagendera kujya, ntabwo biba byoroshye. nuko aravuga ati ngo bige amamoto bige n'amagare. Muyobo nkubaza ikibazo cye, utuvugishije ukuri koko ko abagore bagenda bakagura, ubu umugore azajya jugujugu n'igare ajye kunyonga cyangwa atwara igare? Ubwo igare, umugore watwaye igare mu mujyi wa Kigali bizafatwa gute? Hanyuma moto, ahubwo aho mwavuze ngo ni ba avance, duharanire yuko ari gira imodoka mu mujyi wa Kigali munyarwanda. Ayo magara acike, ayo mamoto acike. Njyewe nicyo kintu ahubwo twakifuje, ahubwo muri kwifuza yuko bajya kunyonga bakajya no kuba abamota. Ni hatari. Nahise mvuga nti nzabwira yeme n'abagurire gapome igare cya moto. Kireka nimba uwo muyobozi ari we papa we cyangwa mama we. Nicyo kibazo nibaje. Ariko muyobo ari umugore wawe cyangwa umukobwa wawe, wamwifuriza kujya gutwara moto cyangwa igare? Nyabu sibyo mutifuri, icyo mutifuza ko bibageraho ntimukabyifuriza abandi. So ngayo nguko ubu ugomba kukabacanga. Oya reka mbanze nkabacange pe. Ngucanga kandi aha hirya muri Kongo. Meruka gusoma inkuru, uribuka mu minsi ishize ko umuyobozi wabo yari yaje na ngo premier ministre wabo Kongo, ariko yaha ni Kongo Brazzaville. Iyo nyine buriya Kongo Brazzaville ifite umuyobozi wayo. Habaho Kongo ebyiri. Iyahe niya? Hari Kongo Kinshasa, hakaba na Kongo Brazzaville. Premier ministre wiye muri ko, ariko byose byitwa Kongo. Baba bisiga mu korogo, ikindi bakanavuga igiswahili. Ariko bari muri Kinshasa n'abana benzi. Nuko premier ministre twagiye kubona naho harashya Brazzaville, naho harashya bagira show itabaho. Nakomeje gukurikirana social media zabo mu minsi ishize, ngiye kubona mbona bari kudarapura premier ministre waho yari yicanze ihabaramuka muri hoteli, ariko niwe wari wasetinze iki video icyagaragaraga, kuko icyanyeretse video we yayirebagamo nkugize gute nkuhari. Ngira gutya mbona bari kubirindura ashaba Kongo mane nabo baradarapura we papa hasi hejuru nya ego komana nyagasani. Ngira nifata ku munwa nanyije ndandika nti ikongo muraho. Ni shozi Kongo mwazibonye. Undi ati cecekanyabo, ati turi kumureba, ati n'ubu video ndi kuyireba. Video barazinyohereje, ariko amakuru ufite ngo nuko ngo abagore b'abayobozi bose ayoboye ngo abageraho. Niyo makuru nabonye. Rero nkibaza ariko noneho ndavuga ni dufite, hari n'undi bavuze noneho ndavuga ntego ni ntabagore b'abayobozi ngo bose ngo babageraho. Niceceka shaje hade ngo urabivuga urabizi. Byari byo byose dushobora kuba dufite abagabo, suhuje abagabo bakora mu bigo bitandukanye bari ku kazi bitewe n'abagore babo, cyangwa batinze ku kazi bitewe n'abagore babo. Umuntu uzatinya umuyobozi wawe ukubwira ngo dufite fete ku kazi, akongera akakubwira ngo uzazane na madamu wawe. Hari ubwo iyo fete uyijyanamo madamu wawe murakorana, abaguherekeje ngo ukore iki, ngo akora iki, yagiye asigara mu madamu buriya niwe ubukora akazi ka danje kuruta ku kazi. Ako kazi ka ncuhuje abagabo mutinze ku kazi, mutanateze no kukavaho, banabongeza yewe bitewe n'abagore banyu. Mbe muraho murakoma, ahubwo mwari je t'aime. Nukuri ukabona umugore wawe nawe yashyashyanye yashyushye ngo agiye kuguherekeza. Uzatinya umukoresha wawe ukubwira ngo usuhuze mu rugo, ngo usuhurize abana, ngo usuhurize na madamu. Ubu na boss wanjye kajya bimbwira, ajya kubwira ngo iki ngo uzatinye umukoresha wawe ukubwira ngo nusuhurize na madamu. Abo bagabo babarongorera abagore. Reka mbaze gapo mugira nimero ya boss mani.
mukuri ko nyamara yemi ndakubwiza ukuri hari umugore uhamagarwa n'umubosi akamubwira ariko hari umubosi ubikubwira hari n'umubosi uhereza abagabo banyu za randevu kugira ngo asigara acunga urugo mugasohokana ati bite ati yagiye mu kazi ati atapute ibyo biroroshye ati none se ubu ntufite irungo ifi y'uyu munsi urayirira he ingoko y'uyu munsi urayirira he ngo noneho ndashakaho inkware hari igihe zizaba bikira mu mahumu ubu ushatse kuvuga ko n'aba mugore waje agatabana rindira hano gatoya we bari bamwohereje uretse gato yego Yesu Kristo umwami w'abami noneho akaguhamagara akakubwira ati rero burya kumfata neza kwawe bituma umugabo wawe agira power mu kazi nkora ati simuba mu nzu y'inkodeshanyo atabana niba bakeneye kujya cuhusha abagabo bafite abagore b'ikimiro cyiza ariko nanone batinze ku kazi kubera abo bagore babo ibeke se umugore we ariko hari n'abagore ati mu rugo bimeze ati we nta kazi ufite ati ntacyo umugabo aragafite atari uzirikane neza yuko kuba gatinzeho n'ukubera wowe ati nibyo koko ati Imana iguha umugisha ati Imana impa umugisha ati nawe wumpeshe ati wumpeshe ati gahunda iteye ati ngiye kujya kanyarira ati panga gahunda umubwire ko ugiye kuri mbangukira ngo utabare ugiye kuri kanyarira kandi ufite ugiye kunyarira mada turabafite muri iyi mihanda abo bagore turabafite bakagenda bakirirwaho bari hasi hejuru badarapa bagataha baguye agacu nimbe byagenze gute ati Imana yambwiye irya atutinze ku kazi kandi ati Imana yampaye isezerano yuko akazi utagomba kukavaho kandi ufite icyo ukenyereyeho kandi kanyarira ari yitumye akararaho akamaraho iminsi nigeze gupostinga ariko ndi neza yuko hari amakuru ufite yuko ngo burya ngo abasirikare ngo nibo bagira abagore beza ngo abasirikare nibo bagira ndababwira ntago Imana yaguha gucunga igihugu cyangwa no kukirwanirira noneho nirangiza iguha umugore mu ariko byo icyo nicyo nahise mbwira uwo muntu ariko ubona ukuntu abasirikare aribo bagira abagore nticyane naraga Imana iraguha ntago yaguha igihugu burere kuza guguhumuje ntago icyo ngicyo cyo gishoboka suhuje buri musirikare wese ahari ariko ukoresha internet ufite umugore mwiza cyangwa uteretse umukobwa mwiza ndabasuhuje mbikuye ku mutima inyuma ya kamera ndaza kurangira internet navumbuye iguruka sha bimwe wigize ejo umuntu yarakancanze ndavuga nuko bimeze nihenze kaguranga 200 ngiye nkoresha ibyo muri MTN turabisezera kubera iyi internet none se ko yihuta none iyo irikubye aho hari igihe uzashuka nyabo ntago burya umuheto ushuka umwambi bitari bujyane mbe muheto araho mfite inkuru za muheto biravugwa yuko muheto kugezana n'izi saha uriya niwe manager w'ibihe byose ngo yatwemereye inkoko uwuhese kana muheto iya muheto yazivuga mbona ushobora no kwigera gutya ikabika iyaba ari inkoko kazi gateteza iyaba ari inkoko igeze kwimya hari inkoko irimya igira iti mana inkoko urashaka kuzarya inkoko ya muheto nizabirimo imyambi n'umuheto bijyanye nizabirimo igiceri cy'ijana turashize icyo cyagenda kigahita kigukamura igifu ibeshya umira igiceri cy'ijana kizaca muri uwo muhogo wawe kuko niwamize bito imyaka umaze uwo muhodo ubwo wawe urakweduka igiceri cyajya ibeshya ukimira urebe kuntu kigukamura igifu ariko biravugwa ko muheto ngo aheruka kuganiriza abantu ubwo nibo babisohora ntumbaze nuko cyangwa se nibyo ati ubu mfite ipfunwe n'agahinda by'ukuntu ari amajwi naramuka asohotse yose abanyarwanda bazanyumva ni kubera ikizi atariko muzi yuko ngo biravugwa ariko ngo biravugwa yuko ngo Jori ngo biravugwa ngo Jori yamubwiraga ati ugomba kuzajya umpereza chat zose ugirana na Prince Kid nta kibazo nzajya nziguha ubwo yaba ari heyi agahita transfer ati ngiyi bampaye heyi ati ubu kuko
gahunda igomba gutera iki ati kandi ikindi ninjye ubwanjye ibi byose wabikoze ninjye nyirabayazana aya majwi naramuka agiye hanze ati koko ari amajwi areditinze ati kuko si kuriya navuze ati si kuriya natangiye ibi n'ibiki byose mfite uko natangiye bagiye bakuramo ibintu byanjye nyine bigomba kundebamo nanjye atariko amajwi yose aramutse agiye hanze abanyarwanda sinzi ukuntu bamfata ni none se ati kubera iki utari no kugira ukuntu uvuga ati ni wowe ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo aya majwi areditinze kuko kuba yeditinze ko areditinze kuko n'abashinjacyaha barabivuze bombi umwe arabihakana undi arabyemera kandi kuba batabyemeye ntabwo icyo kintu kiba gihari undi aragira ati manu mbabarira aya majwi ntazasohoka nawe ubwe ngo nayo ngo biravuga yuko amajwi ashobora kuba afite jori n'uwitwa Rutaganda wa undi navuga aha ubwo urumva inkuru ukuntu nagiye kugenda nzizana ubwo hakaba hari n'undi mu manager ntashaka kuzana muri iyi mihanda uwo mu manager muri Tour du Rwanda we mana ntuvuge ko yasambanyisha abana ibyo byo nubitindeho rekani abakobwa nako bakuze kuko saba ntuvuge yuko yarafite abana ngo abana bane mu cyumba ngo yakoze ngo ni 5 samu hari nza kugemurira rimwe reka ngo uwo mu manager agira ati atari ko mumeze mute ati bite byanyu ati irushanwa rigomba kuba iryacu aya ariko ibuke ko nanoze bamukuye mu irushanwa rya Miss World indeze Muheto yarikuwemo nandeze ntago agomba kurijyamo nese bari kuma recommendation nago baba si Prince Kid siwe nyiri irushanwa ubu ntago azajyayo ntazajya kuyemo ni Miss ni ubuse ubo babara ni Miss se w'ikiye gihugu cy'u Rwanda kuva ryarize 2022 kugeza uyu munsi 2022 ucyo niwe Miss w'ibihe byose ariko ubundi twari dufite ko mu Rwanda Miss w'ibihe byose ari Aurore ariko ubukwe bwa Aurore bwaje kuba cyangwa heruka impeta yaterewe iyo nabwo babisohora hashize amezi 3 ubuste ni wasanga agiye nko kubyara ahubwo ariko uriya nawe abagabo birutsemo arabanyagiye pe ubwo uri kumva hanyuma rero umuntu akicara akavuga ati none bakavuga none se ibi ni ibintu batoya ati jewe ku bwanjye nta kibazo mbibonamo atariko iki ati mfite ikibazo cy'aya majwi ati hanyuma agatangira akazagira muri aba banyamakuru no yahumura ntago yatugera sha umva ijambo ry'Imana rivuga ngo muzumirwa atinze kungeraho umva ayo majwi yaramutse ngezeho subona ngo ari barayatransfeye ngenza yatanga nk'umuntu w'umukire uri guhereza abantu ngo amasuka ngo bajye guhinga ibishanga cyangwa nk'uri kubaha world limit cyangwa nka za world limit iyo ndi gusengesha ku cyumweru harimo ngo salama kid bimeze bitese ibyo ari byo byose hatangiye mwiriwe uraho akomeza nyine mukuramo ariko ubwo baragendaga bataye amajwi yose mu gihe tuyumvise ati umuspecialiste mu kweditinga ari ati ninjye ati wasanga rero barakuyemo n'ahantu wenda yongeraga ati ariko nanjye naragukunze ayo majwi yose bayazanye kuko turiya tujwi nta haro nta wiriwe nta waramutse nta bayi nta turasubira nta umunsi mwiza bra ntabwo bibaho nta jewe yo nitabye telefone nditaba allo ngiye kizabikubwira nuko nivugira ariko hari umuntu ushoroka nivugira ni hagati ya allo cyangwa yo cyangwa yes allo mfutse umuntu hano dukorana uvuga yes allo uramuzi uramenye iyo muvuganya aravuga ngo yes allo uramuzi uwo muntu okay nirora kaeshahe uri ikisenzi gusa hanyuma mbere yo tujya kwa Lynda hari abakobwa basigaye biriza muri iyi mihanda
noneho abakobwa mwigize abanyantege nke cyane murakabya murakabiriza noneho mwigira abakene noneho niyo mufite amafaranga muguma mugungumiriza amafaranga mwabakobwa mwe rero ndagira ngo mbibutse yuko nta kintu kiryoha nko kurya amafaranga wakoreye dore ni kabure niyo waba wayasambaniye wayasevinga kuko ejo ntago kuko ubusambano uvuga amajwi atandukanye ubusambano uvuga amajwi atandukanye nk'ay'abamarayika cyangwa y'ibinyuze y'inyoni ziririmba mu gitondo ntago uwo mugabo mwaryamanye ejo muzaryamana kuko abagore bo muri iyi minsi bakanuye nabo barashaka gukomeza harimo umugore uvuga uti ntago uyu mugabo azongera kujya ahandi nzemera nipfune ariko ko wabikora kose sha niyo wamucumbira ubugari muri nido yagenda pe turumvikana rero abakore bafite systeme noneho bafite ukuntu ngo pole besto bafite ukuntu biriza kuri stati nibo biriza abagore bo muri iyi mihanda ugasanga undaraje ngo pole besto ngo yango nayishapoa bagore iki kintu ndagira ngo nkibatsindagirire kurya amafaranga wakoreye biryoha cyane niyo nukuri waba wayasambaniye wayabungabunga ukayabungesera kuko ejo ubuze imvune wahuye nazo ntago ari paka kwirirwa babaye umwasama kuko ibyo ndagira ngo nguhereze urugero mu ejo umunsi turi kuwa mbere nagiye ahantu sanga umugore ngo avuye muri diru ubwo ngo amafaranga agahise yagura champagne ayahaye bagenzi be bamuhamagaye ati mu rugo bimeze bitya ati atangira kwicuza impamvu ayiguze ayo magambo narayamubwiye atari kuzi ko ari byo aterega amafaranga umuntu yasabariye ngo abarimo n'umufuko ntiyitwa amafaranga se nimba ari ibihumbi ijana waba wahondaguriye amabuye uyarya utitangiriye itama mwabagore mwe rero ndagira ngo bamenyeshe ikintu kimwe abagabo umugabo n'umwana uyu munsi murahura ejo nimuzahura azahura n'uwibunaka hanyuma tugaruke ku bagabo nabo bari muri iyi mihanda dufite namaze kumenya badashaka guhaha badashaka kwikoza buri kimwe badashaka no kumenya ko abana bambaye cyangwa bariye cyangwa basohotse cyangwa bagize dufite abagabo kuko kera twari tuzi neza yuko umugabo ari umutware w'urugo na nubu niko bimeze kandi umugabo agomba guhaha yego haje uburinganire ariko ubwo buringanire ni kangahe kwijana mu butubarire nabwo mugabo noneho bakaza ngo wana ngo ubu buringanire bwaraje ngo n'umugore aba agomba kugira inshingano mu rugo nibyo ntago abyirengagije ariko uruhare runini n'urw'umugabo mugabo wahashye mugabo witaye ku mugore mugabo nubwo umugore yafata ku mafaranga ye ni inyongera ashaka gushyiraho ku mafaranga ye cyangwa akareba icyabuze kuri ayo mafaranga ariko hano hari abagabo baryama bagasinzira bakihindukiza bakongera bakagona umugore akanaza akanabakuramo box akajya kuyibamesera urahari ndi kukumva ubwo ni ukuvuga ngo kandi niyo box wambaye ni umugore wagize gute wayiguze ariko uzamenya ko inshingano zawe z'urugo ziri ryaye bitari ibyo rero subira kwa nyoka kwiteho kuko niwe wakubyaye nyoko niwe wakubyaye ugomba kukwinarira akakwitaho nabashiki ba oya bashiki bajya kwita ku bagabo babona nyoko niwe wakubyaye ndashaka kubwira abagabo bari muri iyi mihana noneho naza sore ndaje ngaruke ku bagore ufite amavideo hano muri ako gatelefone k'agakecuru abagore bari koherereza abagabo baba diaspora amavideo bari kwinyaza bro oh yes hey ndazifite hariya ziri kungeraho nuko mugira amahirwe nk'abafite ubumuntu nkaba ntazishyira hanze cyangwa ngo nzi kubita uwitwa Odette ujye ukurikirana status z'umuntu witwa Odette w'umunyenyagatare aya no mukobwa witwa Odette status ni video za show gusa cyangwa mukaba ufite amahirwe nkaba ntarazimukubita nta muntu utamureba muri uyu mucye Odette nawe ego yesego ko ubwo rero warasigaye mwita ntago ujye ureba status z'uwitwa Odette umene nimero ye mugira ate saving aya ntago urareba video z'uwitwa Odette
ahubwo uvuze umunyagari mugira amahirwe sindazi ko mu witwa Odette ngo azibakubite usanga ari mama uri kureba izo video cyangwa papa wawe cyangwa musaza wawe cyangwa n'umugabo gutereta dufite abagore bo muri iyi mihanda b'ibigoryi ariko hari n'abagabo b'ibigoryi abagabo bo ni urundi rwego bo ni ibizongwe ariko uribaza umugabo ubutegereje yuko umugore ava gucuruza intoryi kwa Mutangana akaza akamutamika gicucu ruganzu ushinzwe iki ushinzwe iki muri iyi mihanda niyo mpamvu nta mugore ndazana kubera yuko umugore uzajya kumahira nawe ntago biri feyo oya wapepe nanjye niyo mpamvu nihiringa amanywa nijoro jya wihiringa shayeme jya wihiringa utunga urugo kuko nizo nshingano kuko umugabo tureke kubyirizana bayobozi turabashima ko mwazanye n'uburinganire ni byiza ariko ni kangahe kwijana ubwo buringanire mwarabuzanye nabwo abagabo bahinduka ibigoryi bahinduka amadebe imbata zino basukira amazi mu kinogo bakadudubisha iminwa babaye ibigoryi ntibagishaka gukora ahubwo n'abasongarere bicara bategereje ko umugore abohereza kuri mobile money ngo bajye kunywa Heineken ubwo ntabwo bashaka kunywa zagize inuze ngira ijoro ngo ndanywa tungahe ngo uyu munsi ngo ariko uzi umugabo wandikira umugore ngo banzanire tungahe ariko mwabagore mwe namwe mukunda abagabo mugakabye urwo rugo uracyarupyatanye uretse gatoya mbivuge neza urwo rugo uracyarusutamye mukora iki bari kwita ku mugabo ari kwita ku mugabo nicyo wavukiye se hari ibintu ntumva hari n'ibyo ntareba hari ibintu ntashyikira hari n'ibintu ushobora kuntera mu rushinge nkahita njya hahandi bapima amaraso bakarimvomamo bakarimena turumvikana ntabwo nibaza abagabo mushinzwe iki mbega ngo ese akazi kawe nakahe none ubundi ikintu umugore ashinzwe mu rugo we mugabo ugenda ukore uzane bya bintu wazanye yakoze yunganire ubundi amafaranga y'umugore yunganira urugo nagatunga urugo amafaranga y'umugore ni inyunganizi ariko ntatunga iki urugo cyangwa akaba ari hari ari kuyasevinga ejo waba nta kintu wabonye akavuga ati ariko baby nanjye ndarifite reka turikoresha cyangwa se nimucanganye mugore nimba uri mu rugo mumenye nk'abantu bari kubana muri ghetto uri kubana n'umugabo wawe ejo nejo bundi bizagenda gutya okay pasu zana ga 50 nabazana ga 50 mumanuke bibe win bitari ibyo ngibyo ni gute umugore abagore bari muri iyi mihanda bari kuvunika cyane barita ku bana bakita no ku bagabo babo ni gute ushobora kuba ufite umugabo akaza akora ari ukwirirwa yiryamiye gusa anareba filime yo televiziyo nayimena anareba filime hanyuma akanakubaza ati ndanywa tungahe uri umugore none umugore akamamagara ngo none se sheri urarya iki uyu munsi aho wowe ubundi umugabo ni ugomba kubaza umugore we bebe urarya iki uyu munsi ejo twariye ibi umugore akaba akubwira ati ndaguhindurira iki turarya iki ariko umugabo aricaye n'ubwanwa mu rugo ariko umwumva akakatiba temuswara ubwo ninde uba wararongoye undi ubwo ariko mbaza ninde uba waragiye kurongora undi ninde uba warashatse ubwo umugore niwe wakurongoye emera rero ubwo witwa umugabo w'inganzwa ntabwo ukenera kubwira ati sheri ndagushaka ntabwo ukenera kubwira ati pepe uyu munsi ndagushaka hanyuma uyu munsi numubwira ati conjere buriya rero sigaye nkukundira icyo kintu kuko sigaye ureba kure nimukirirwa mujya guhindukiza abagore mubahindukiza banabatunze umugabo jya utegereza umugore akubwira ati baby ndagushaka aho kugira ngo ugende wicara ubyimbye ibya aho kugira ngo ugende wicara ubyimbye ibya umugore naza urangize ugende kururu gakurura amabere nyoko mujye mutegereza jewe birambabaza do n'izina ry'Imana ibi bintu birambabaza chaka reka guseka reka guseka ibyo ngibyo birababaje muri iyi mihanda uza abagore bararabarira bakabyuka bajya kucuruza dodo kwa Mutangana kutavuze ko ari umugore ujya gukora ako kazi n'ukuri kw'Imana reba nk'uyu uraha ureba akazi buri gihe n'umusanga ariko wasanga yasize umugabo we amanitse akaguru muri paro cyane ataha nkaguca yataha ubundi umugabo nyamugabo nagahonga yarabiririmbye mu ndirimbo ngo umugabo nyamugabo nababutera abo ngabo ngo iki byose ngo we soko y'ubuzima burambye
mugabo ucinzwe iki mu rugo ese ubundi rero ministeri ntihari za ministeri z'umuryango ministeri z'umuryango umugore n'umugabo mwongere mu bibutse inshingano zabo bafite bose inshingano zo kwita ku rugo ariko ni kangahe kwijana ese ari umugabo n'umugore ninde ufite iya mbere mu kwita ku rugo ubwo muraje muhita muvuga ngo ni bose ngo rugo rwabo hayina ninde nimba ari bose kubera iki umwaka umwe n'umugore umwaka wa kabiri n'umugore umwaka wa gatatu sha nahita nkusenda nkakohereza kwa nyokore waba utamufite ubwo ukajya imihanda kuko hari abagore ureba bagenda bashonga bareba agahinda kakabica bagaceceka bakavuga bati niko zubakwa ariko reka ndeke gusenya mama atazambona gutya masenge famiye zitazambona gutya turacyafite abagore muri iyi mihanda bakihambiriye kungo ngo badaseba mudaseba ndagira kumenyesha ikintu kimwe iki kimwe kitagira icya kabiri nakurekura burya ariko nakurekura ukavuga ati igendere none se umugore akajya gukora umugabo nafite ikindi kigore wenda ari buhamagare hari n'igihe yo cyane ariko hari n'igihe uba wiri ujya gukora iri zuba reka ko cyane hore bari no zuba ryo mu mpeshyi njewe niyo ndirebyeho gutya ari inkurura umubiri rukakurura nuko afite amahirwe ndi kwisiga amafaransa ahangana n'izuba buriya muri sama ugomba kwisiga amafaransa ahangana n'izuba ukaba wisize za gikoto ari za zindi wisiga cyangwa se n'aya mavuta yandi mutoragura muri iyi mihanda wahagarara gutya ku zuba ukabuyaga n'uruhu rukururwa n'imirasire y'izuba ugataha ugasanga umugabo ageze atya kumbi ni wawe habyutse ihabara ariko mbabazi ubundi ko mutaba mufite amafaranga yo guhaha no kwita ku rugo ayo mahabara yo muyahonga iki cyangwa niba abagore bitwa bandongora nzitunga bo muri iyi minsi turasaba ministeri y'umuryango yongere yibutse abubatsi ngo inshingano zabo by'umwihariko bibutse ariko nta miniga bibabo habaho mini youth kubera iki bashyiraho ministeri y'urubyiruko ntibashyiraho ministeri y'abagabo mana nyagasani kuko none se wa muntu iyo yavuye mu rubyiruko akajya mu bagabo biba inshingano ziba zirangiriye hari uba wakuze ni mutu barareba ministeri z'umuryango zihari mwuzuze inshingano zanyu n'ibyo mugomba cyangwa na za civil society zihari hano mu Rwanda zihwiture abagabo dufite muri iyi mihanda bigize ibizongwe twiruka hari izo twicariye ariko n'izijyanze zuzazimena hari inkuru twicariye y'umuhanzi hano mu Rwanda waje gutera imbabazi abanyarwanda yirizariza avuga no sense ngo nta famiye agira kumbe arazifite ahubwo yaziciyeho turagufite bebe tuzakwanika wasabye umwana tube tumubitse uriya wasabye ko aryamana na wa mwana se uwuheze kugira ngo amwamamarize oya uriya we ego ziriya zo ni ntuze ni garatuye ziriya nzazivuga ndi kunywa champagne zuriya munyamakuru zuriya mukobwa cya kiganiro cyarasohotse kigiye gusohoka hari ikiganiro kigiye gusohoka umunyamakuru hano mu Rwanda yaramubwiye ngo ndaguha amafaranga ngahe ngo unyamamarize undi atukayamukampa n'igitsina ariko igitsina mupfana iki nacyo uriya mwana byaramubabaje umwana w'umukobwa byaramubabaje ati jyewe uransuzugura ngo uranyaka igitsina njye naramubwiye n'isi y'umubwira akagenda akacyakanya ashaka kumusambanya kugira ngo dufite abantu hano mushaka gusambanya abantu kugira ngo mubahereze ibyo bakeneye ese ntabwo ushobora kubimukorera akakwishyura utamusambanyije akura nawe yaramusuzuguye ariko uriya mwana w'umukobwa nawe yaramusuzuguye yaramubwiye ati we usabaza ati mbwira ndaguha amafaranga ngate n'unyakohereza ati ariko ku gitsina cyanjye nukora hari abakobwa muri iyi mihanda bari seriye iyaba mu gihugu amusaba miliyoni iyaba muri kino gihugu cy'u Rwanda twe dufite abakobwa bameze nk'abariye oya abandi bo babaye ibishosho cyokora turacyafite icyizere cy'abakobwa alhamdulillah umukobwa usigaye ukomera kwibanga akavuga nti singuha
ndaguha amafaranga yo hari abandi bahita bakubwira ati ahubwo ndaje bukingura na moto ndayitegera ako yarabumukoje ati urashaka miliyoni manimero nyaguhe manimero nyaguhe ariko nta gitsina cyanjye nguha ni do touch ngo ni iki umugabo wanjye ngo ni iki umugabo wanjye ariko barajagaza turacyafite iki ngewe uriya mukobwa ndi ntanga ibikombe ndi muri babayobozi b'imbuto n'ibindi byose bitanga ibikombe nagihuriya mukobwa ariko muraje n'ubundi muzajya mugereza indaya bararana mu mihanda ibi bikombe muhereza abakobwa bindashyikirwa nagihereza uriya nabonye bindashyikirwa sha ku buryo nta wigeze azaba umukozi ariko rusibiye aho ruzanye ndagira ngo nkwibutse wa munyamakuru we nutavugisha umukobwa hakiri kare agiye kuza kukumesa ashyire ku mugozi atya yimanukira akwanike tujye mwarinda byagenze gute se nta n'ibyo mbanze handitse ngo iyo agahararo gashize n'uwahekwaga agira gute arigenza ariko nzakwigisha imigani kugeza rya igihe cyose tumaraniye ubuzarinda nta miganuzi baca umugani ngo iyo agahararo gashize n'uwahekwaga agira gute arigenza kandi ngo umunyarwanda guhamwiriwe yakwiriwe umunyarwanda guhamwiriwe yakwiriwe uwo nguwo urawuzi niwe wafashe ariko niwe nafashe kubera kurimo ubutiriganye burya ariko uzavugire mu migani buriya rega uzamere nka Yesu singiyise Bibiliya y'abashu ariko abantu twari kubaha kode kugira ngo tuzivuge neza abahese duha kode reka nta kode kuko biravugwa ntabwo tubihagazeho biravugwa ko uwitwa Lynda basigaye yibana ngo na nyirakuru ngo atakibana n'uwitwa Zaba urahari ndiko byumva ubwo byatewe n'iki hari udukinamico bari bamaze iminsi bakina hari utwo bahereye kuri channel ya Sitaki urahari nuko hakaba hari n'ikinamico bacisha kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda sinshaka kuyivuga izina bacishaga ubwo ngo bagize gutya ngo hari umuntu warajya aravuga ngo atama umubare gutama umubare urabyumva wapi ma rero nukuganira nk'abakoresha bikoro nukuganira nk'aba ereka ntago njye imihanda urabizi ubwo mwaragira ati ntayemo umubare bitangira ngo kuba ibibazo ati bwije bwake ubwo hari izindi dufite yuko mwagira cyari Lynda we muramwibuka ni wa mukobwa wabaye muri Miss Rwanda akaza kuvamo muri cya gihe akosha ura mwana n'umwana mwiza Lynda nare birye no hari umuntu avuze ko ari umwana mubi hari ubwo avuze ko ari umwana mubi wapi Lynda tujyane Lynda ndi nkuri inyuma tujyane agira atari kubundi bitebyanye atari ko komasa va beba chabraga ati nkuzanira rine sana kuririmbira ati zimace turimo ni bwoko ati harya bimeze bitya tufite urahari ndahari igihe cyose nizajya ngira njye umenya yuko nshyize mu nyegezi nuko arangije biriyubura filime zikomeza cyangwa ntizikomeza ati zirakomeza umugore wanjye ntari kumwe n'umugore wanjye atari ko bitebya atari ko babaye ati gira atya dushyire nyuma y'irido maze hari ibintu nshaka kuvuga biremereye mbabarira ndi kugera aho biri biharemereye undaticaha undacaha atari ko bimeze bite ati sinde bugaruka umugore wanjye namubona ati ko mbona bitangiye guhinduka ati komasava acha blage we atari ko bite uti uzahora wizirika ku nta mani urahari ati reka sinzi hano bigeze kujya ngo ati nta kigenda ati biracama ati bimeze bitateri kuko biri kose yandwanyeho ati ibyo ngibyo birajya hehe biravaye ubwo rero filime z'ikinamico impamvu muzajya muzibona gake cyangwa hamwe ntimunazibone hari uruntu ruhari ahubwo ni rukemuke buri muntu yihigire buri muntu habe nka wa mugani bajya bavuga ngo buri muntu arya ifi yagize gute yirobe ubu rero hatagira uza kumpindaho biravugwa ko iby'amakinamico biri mu marembera hakaba kuri icyo kinyamakuru hari n'umunyamakuru bahajyanye basindishije ukora ku kindi gitangazamakuru bamutwara bamusindishije bamutoraguye nko mu kabari nk'aha ngaha hari ibirori barimo
ati tugende tujye kwicara tuvuge kuri iki niki gututumira umuntu ako kanya mutandukanye ibintu muri buze kuganira ngo umukobwa ageze kuri iyo televiziyo ngo ari babura ari imanyura ari hwajyagura ari apfuka ngo avuga ubusa indi televiziyo yakoraga atari kuyubitebye ati yari umutumirwa ati ibi nibiki ubwo yavuze iki no sense ubwo ndashaka kugenda mbikurukiranya utuntu ufite muri imana n'utuntu tw'udutiriganya tuba dupfundikanyije ariko nagira ngo nkubwize mukuri vuba ha imizingiraza kuva mu intuzenye inzuki imizingira avamo imyibano niko bawuca bati imizingira avamo imyibano ku umuzinga ugashyira umuzinga nka hariya undi agaturuka ibunaka akaza agahakura urahari ntanatwara ubuki yahakuye n'ibinyagwa akabijyana n'umutiba niko babyita kiriya kintu bashyiramo ubuki bategamo ubuki n'igiti rero atubwira wowe utuye iyo ngiyo mu gashyokero ni imitiba ngayo nguko tunyaruke mbabarira nkuraho sinshaka stress z'iyi mihanda kari hatari ndakomeza nzibakurikirane ngiza Plaisir se bite njewe ku nkuru ego Plaisir na uwo nguwo sinari naje nkababwira ngo biravuga yuko ngo umugabo ngo umugore ngo umugore wanuze wapfuye yaboze ceceka sha uvuze urupfu nibuka ko Junior yapfuye turabigarukaho uribuka igihe dukora inkuru ejo bundi nkavuga nti ngo biravuga yuko umugore wa Plaisir nimba ari Plaisir nimba ari sijya fasha sijya mbaza kuvuga izina hariho Plaisir bisobanuye iki mu kinyarwanda ni ibyishimo cya saga kingirizo oya nese kaga kingirizo tujya tubona kitwa Plaisir ntabwo byandikwa kimwe bisomwa kimwe n'ibyandikwa kimwe ubwo uwo mwanditsi w'icyo cyongereza yavuye oya ariko nibyara amagambo y'imvuga kimwe ariko adasobanura kimwe y'imvuga kimwe mwana w'ibutare yego nakubona nuko igihe mvuga ngo karabaye umugore ngo birashoboka ngo biravuga yuko ashobora kuba yaragiye ngo yewe ngo koko niko bimeze ngo ariko ngo amakuru yo mu barokore uyamenye ute sha ndayazi nyazi neza cyane ku buryo muri iyi minsi hari n'abapasiteri bahora bababwira ngo mutange amaturo mutange icyacumi ku ntwererano abantu mukuru ukwe baba babahaye mwumve ko nanabizi ku buryo n'umupasiteri wahamagaye umuhungu aramubwira ngo ariko abageni nyene muri make ubwo ndagira ngo ahite yiyumva pasiteri wiyumve hakiri kare ntarakuvuga kuko njyewe nzaza nkwase pe atari ko bite byanyu ati ni byiza atari ko rero rusengero mugendamo mubona yuko ari urwabaso ati n'urusengero rw'Imana ati yego ye ati Imana yavuye mu ijuru razibubakira urusengero izana amatafari ishyiraho izana amabati ishyana n'amasima ishyiramo n'intebe yego we ati mfite amakuru yuko muri kwakira intwererano nyinshi cyane ati kuko murakunzwe ati cyane turabishimira Imana ati hanyuma icyacumi kuri ayo mafaranga yinjiye bite kera twari dufite abapasiteri bagifite ubumuntu n'ubumana muri bo babaye ingurugonzo ariko abuyu munsi mwabaye udukoko kera abapasiteri yarakubwiraga ngo mwinjire mu nzu y'Imana mushima no mu bikari byayo muhimbaza mutanga amaturo na kimwe mu 10 ndetse n'ituro ry'ishimwe ariko ituro rikomeye ni umutima turumvikana waba utatuye ukagenda amahoro ati Mana ushimwe batuye baho umugisha n'abatabonye icyo batura baho umugisha ubutaha bazakibona ariko ituro rikomeye ni umutima ukunze ukomeretse imbere y'Uwiteka ubu iryo sengesho nta mupasiteri ukigira gute abadukurikiranye mumbwire ko iryo sengesho bakirisenga ubu ni ukuvuga ngo kuki mudahaguruka ngo mutange amafaranga n'amafaranga mutura abareba gutya ngo areba yumanuyemo hanyuma bigeze ku rwego rw'uko abapasiteri muri guhamagara abarokore banyu ku ntwererano baba babateye inkunga cyangwa inkunga baba babahaye ngo bakore ubukwe intwererano ubwo ni mutangira kubyinjiramo gutyo na Rwanda Revenue pasiteri nahamagara abayoboke be ati alo ati namenye yuko mufite
ubwo ibyo bintu biraza kuza kugenda gute? Izi sengero zanyu aho twakaje kuhakirira turi kuza kuhababarira dutanga na duke twari dufite ngo mudakunda mutadusakuzaho cyangwa mutatuvuzaho. Oya, hari ingo zasenyutse kubera n'amaturo. Mureke kutuvugiriza induru mu mutwe, mudukureho izo stress zanyu. Nibyo, hari ingo ngo ziri gusenyuka bitewe nuko ngo abagore barasahura utwo bari bafite n'abagabo bagasahura utwo bari bafite ngo bajyanye mu maturo bahanuriwe. Ngo pasiteri yampanuriye ngo nahise ngirane nanjye kuwa gatatu nagiye mu masengesho ya nimugoroba ngo narayatanze. Ati waramuhaye ni cyane kandi nanjye naramuhaye. None si byo ngibyo biramureba. Benshi bari no gutaha, bamwe bati hari n'abagabo bari kugenda ubu. Hari n'umuntu nzi haronze we yaragiye arayamwaka ayaka pasiteri we. Oya, nanjye nayakwaka n'ishyi nyinshi, ariko ubundi mamu yabahamu yabahereye. Ariko pasiteri nta kazi ufite nako kwirirwa ukosoma aba bayoboke bawe? Nta kandi kazi ufite cyangwa nuko Imana yaguhamagara? Ibi ngibi bintu birantama. Undi atarigisha ubwo rero amabanga yanyu muragenda mukabwira abapasiteri ati Imana igiye kuduha imodoka. Waba ugiye no kugura imodoka ati Imana igiye kuguha imodoka. Ndagira umenyeshe ngo Imana iha umugisha ku byo mufite, ntago izaha umugisha ibidahari. Kuko ijya no kwa Yira yavuze ngo sinzi ahantu yagiye ndibuka soma ati mufite iki abaricomera. Kuko hari n'igihe nk'uko muri Nyamirambo habuze amazi, ubu sigaye mvuga ni nyabuna muraza amazi mu nzu, Imana niza kurema itabura ibyikoresha. Nibyo tugenderaho. Aho wakagiye kwa Nyirarubetezi cyangwa ngo nihagira uza buruka karaba atagenda namuteyemo parufe. Barayagaza parufe zanjye ariko zose bazirindwa umubu. Nuko ati Imana iravuze ngo bra 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 bra. Umugabo agahaguruka nk'iyagatera akavuga ati nitanze iki n'iki. Yagera mu rugo umugore akamubwira ati kose nkubaze papa kana nti ariko ibi wikora nibi cyatarega nakoreye Imana. Ni wakoreye Imana uriya mupasiteri wari kuvuga gutya na gutya. Uriya mupasiteri uramuyobewe yuko yabwiye no kwa runaka bagatanga ibi nibi. Ataha pasta tumugore byanze ataragiye wabo n'utampaye amafaranga. Ati reka ati cyo uhaye Imana n'ikigaruka. Ati ni mucyaka Imana yo yonyine yo ubwayo mwahaye. Ati ntago ari gerega mwahaye ari amafaranga ngo twahaye Imana. Imana igira kode baturiraho. Imana igira nimero ya telefone. Imana igira amazina, igira konti hano muri banki dufite hano mu Rwanda zimwe na zimwe zitandukanye mu hitaba mukuru bucakura aho ngaho mwaba pasiteri twarabamenye ni wacu byarahageze. Nge ntaryange muzarya. Twigire kwa Junior. Are ibi bintu bya Junior ni hatari. Hari nabonye bari gutanga senyisa ibiceri 500. Nibyo umuntu atanga uko yifite, kandi mugiye iyo mu nsengero mwasinya sheke. Ni byiza buri muntu wese yahoraga avuga, twari twaranze kubivuga. Ariko umunyarwanda yarihoreye ati ndambe ndore. Twari uwareba guriya mwana w'umuhungu yavugaga ati Mana urahari kugira ngo byibura umuruhure ko ananiwe. Hari umuntu upfa ananiwe, ananijwe n'umubiri. Junior Yes yararwaye bivuye no kuri iriya mvune iriya accident simvune n'iriya mpanuka. Buriya hari ikintu kikubaho kikagutera agahinda gakabije ukumva nta byiringiro byo kubaho ufite. Agira cyararwara. Uriya mugabo yafashije abantu benshi cyane, benshi b'abahanzi batandukanye, ariko bajya bavuga ngo ubunwa buriye ntibuguhe iyo buvugije induru ugira gute ubwima amatwi. Amiganusi nicyo kibazo mfite. Kandi uriya mwana w'umuhungu yafashije benshi, dutangiye kubibona ejo bundi agize gute apfuye. Bamwe baranditse koko hari nabo tuzi benshi cyane yafashije cyane. Urumva we ntabwo yagize gute yigeze abima yabahaye ibyo afite. Yagezaho aremba, umubiri uranga, ubushobozi burabura, ageza hatabaza, agira cyafira ku munwa avuza induru.
ati nyabuna nimumfashe reka dushimire abantu bagerageje kumukorera ubuvugizi harimo ba Raki na ba Sabe na ba Austin n'abandi batandukanye ariko mwebwe mwacecetse bite ati gute baragiye baranyika naravuze nti ntubona uyu muntu uvuze atya ntihagire n'ikintu bamufasha mu kuri kw'Imana hari ikimana yanabakoreye yego nimba nta n'icyo ufite mugereho kuko ntago tuzabana n'abantu ari uko dufite shobora kuba ntafite ariko byibura ururimi rwiza ni mugenzi w'Imana nkakubwira ntikomera ibihe nanjye ndimo ntibinyoroheye ariko iyo ugiye ugaterera agati mu ryinyo umuntu aravuga ati kweri na Emi wari inshuti yanjye turumvikana yaraje muri studio bigira ndagutya nagutya okereka tugende ntapfuye kuko rwose pe aho yarageze yarananiwe sibyo nagiye kubona mbona mwisa mu gicuku kinishye abahanzi nkurikirana platform zabo buri muhanzi wese noneho by'umwihariko nzi neza yuko yakoreye indirimbo kuri uriya mwana w'umuhungu nagerageje kumureba sanga banditse turababaye imitima yacu irashengutse aka kanya niyo mpamvu nahise postinga navuga nti ariko kuki abanyarwanda dukunda umuntu ari uko apfuye dukunda abapfu koko tutangiye gushima Junior uko apfuye ibyo yadukoreye binyanga munda birigaragura bimera nk'inyama y'urwagashya iri mu ihene y'inkunguzi buri ihene y'inkunguzi iri mba ndabyanditse nkora post ndapostinga maze barayihererekanya nk'abahererekanya agashashi k'ubunyobwa ndavuga nta kintu bitwaye nza gukora live umuhanzi umwe ukomeye hano mu Rwanda ntashaka kuvuga izina kuko yarabinsabye ati mubabarire yaranditse arambwira ngo jiha nakomeje kubona amaposte y'abantu benshi ariko nagize isoni zo gupostinga none se kubera iki niwe wakwipostingiye ko natwe twese turi gupostinga atoya ati kubera iki ati noneho mukurikirana muri fake account buri abahanzi nago bajya bankurikira muri konte zabo ni bakeya abankurikira muri konte zabo ni bakeya kubera munani juwi miye sha buretse arangije arazambwa ati mvuye muri fake account kugira ngo nkwandikire ati reka nkubwire Junior yankoreye indirimbo ku buntu naje n'amaguru saa starangaburira anamitike yo gutaha atariko ndababaye kubona nta n'ikiro cy'isukari namushyiriye here we go ntidore rero ntidore umuntu sha ntidore ikizakwereka umuntu sasa umuntu azagukunda afite ikintu agushakaho nakibura ziruka we ntagashobora gukora back yegugirirwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana ariko urumva yaricujije ariko yibutse ibitereko yasheshe ibyo nta bintu waza kumbwira ariko naramubwiye aya icaza jihad hasasa umubwire naramubwiye naramututse arangije yohereza utuntu turanturarira nde aturarira inka ya nyangara ati je urandirira ndi nyoko narakubyaye ati nta soni ni umuntu wagukoreye ibi bintu byibura namucira umugana bavuga nti yewe ntiwikwirenganya kuko umunyarwanda yaciye umugana aravuga ngo ugirirwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana Junior rero nta mana yagize kuri wowe ibabarire muri wowe ibabarire birababaje kubona mwarapostinze yes nibyo ariko nabuze umuhanzi numwe abahanzi bamwe na bamwe umuhanzi wa postinze yego harababi postinze wa postinze ya poste yari iri kumusabira iki amafaranga ngiye kubona umuntu witwa Kamishi we yandiye mu mutwe mbona witwa Kamishi arahurutu yaranditse ahereye ku murongo from day one bagihura aho byibura yari yakabikoze ashira abona poste yiwe ari gusaba ubufasha ngo yandike nibyo byose ati ibi nibi ninge wakwise multi system waramaze cyangwa mu kimwe warakoze tugere no kubafana sibyo kuko nuko muri usujye ukoma n'ingasire waramaze kubafana ariko warakoze sibyo arandika njya mu maposte yose nsanga nta na hamwe yigeza postinga akantu kagira gata kamutabariza byibura ngo anabyandika kiro byibura abashe no kubisoma avuga ati wow aba bantu yes bari nubwo bimeze gutya barakibuka neza n'abakore n'abagiri kubera iki kandi shaho
umuntu yapfuye yarabakoreye ikintu kibi nicyo muhita mwandika mbere ya byose. Ntago mushobora kuvuga ikizima gusa. Kubera iki yararwaye yaratatse cyo kora reka dushimira umuntu witwa Pasi Oda Pasi yarakoze Pasi warakoze n'abandi bose bagerageje kumuba hafi mwarakoze ariko ndanenga nicaya kubahanzi bigize inkora mutima kandi ari udukoko mu mitima yabo mukaza kugira kuzana ibintu by'amaposte ya za nyirarubeshwa mugakunda umuntu ariko ukajya kandi njyewe narabyikurikiraniye ndavuga reka ntiwibuke igihe tuvuga kuri poste tukavugana nimero namaze nk'icyumweru hafi by'umweru bibiri ndi gusura platform z'abahanzi bagiye batandukanye hano mu Rwanda ko byibura bari buze no gupostinga iriya post bakanavuga ibyo byose nabonye bavuze ejo bundi byahebyo kajya batereye agati muri kinyo baricecekera rero uretse n'ibyo ngibyo keretse niba ari kiremwa muntu cyangwa abanyarwanda bibonaho gusa dukunda umuntu yapfuye pe umupfara ryoha nibwo nabibonye aranakundwa noneho burya jewe burya umurambo wanje ngira ngo nzajya kwa wa mupfumu w'iryinyo rimwe azaza utera irize uzaza kubwejagura ngo nyanya ngo nagukundaga utarabimbwiye nzagutera hafi umwaka wose yes kundeba gutyo sha byarandiye sha byarambabaje ego ye bagire ngo ako niyo mpamvu n'amafaranga yabuze ko yabakoreye indirimbo kuki byibura nta n'umuntu wigeze n'abantu yakoreye indirimbo byibura kuki nta n'umuntu nta bategeze bamuhimbira indirimbo maye se atari umukire mwabikora twitahire tabashira tutahe tutagiye kuri wa mugore wataye umwana mu kirodi pe nkakuranguza ukuntu bamukatiye urukiko rwo mu Rwanda nararwemeye ejo bundi mwarakoze kuraka ngo ni wa mugore ese nabyanditse hedi ntacyo ariko urabyibuka ndabyibuka ngo yeshi ngo yerererererere ubwo se Bibiliya y'abashuye abishinzwe iki hano noneho wa mugore bamukatiye ejo bundi gufungwa burundu ku itariki 28 agomba gufungwa burundu agatanga amafaranga ihazabu ingana na miliyoni 50 z'amafaranga y'iki y'u Rwanda Samarundi cyangwa Makongomani cyangwa Magande n'amanyarwanda ngo bazagira gute azazibona nakabonera agomba kuzibona hanyuma se ko yishikira kiriya gitambambuga ko yishe umwana nukuri kuba mwana ahubwo nizera yuko mutazacana n'ubujurire bwe naramuka najuriye kana biriya bintu iriya gahunda isigaye yaraje ni nziza ariko hari abantu itagomba kubaho nziza pe nk'umuntu wishe undi asaba imbabazi akarekurwa mu mbabazi nkandi abaje ngo amuzure nanaka imbabazi ntibazanazimuhe pe oya ariko banazimuha ariko se wazimuha ukabuje guhoza amarira uriya mubyeyi wabuze umwana we amakuru mfite bavuze ngo mugabo wamusura rwihishwa musure byeruye kuko n'umugore wawe n'abavandimwe n'ababyeyi be muzamusure ni uburenganzira bwe bwo kwitabwaho nubwo yahemutse urumva uretse ko jewe ariko uzi gufata umwana ariko ari umwana we bataye mu kirodi pe wakwiyumva gute burya ariko sinzi impamvu nge sinanakwirwa njya kugusomera nanjye nafata icyo kirodi pe noneho nkakinikamo imyumbati namara kuyikuramo nkagucubizamo no sense ubwo se mwamubwira ibiki mukuri kw'Imana ariko reka dushimire ubutabera ahangaha mwakoze akazi kanyu neza pe kuko uyu muntu kumukatira burundu nibyo najurira ahubwo izabe burundu y'umwihariko ngiye nkuriya ariko ubu niko mwagiye munavuga nuko biteganywa n'itegeko mukavuga muti hari n'ibyaha bitaba byemerewe kujurira buriya nk'icyaha cyo kwica umuntu ubujurira ngo ujurire iki koko bakubabarire abakibifitiye uburenganzira nibyo nyine ndi kuvuga ariko pe kuri iki kintu cyocyo mwarakoze uyu mugore yarahemutse kubona yarahekuye umubyeyi mugenzi we yagize nabi mukase uriya mwana
yari mukasewe. Amakuru mfite ngo nuko ngo uriya mugabo yagiye gushaka mama w'uriya mwana, umuryango w'umugabo wanga mama w'uriya mwana. Ariko burya hano harimo hano hanze dufite famiye zikubera gaterera nzamba wabereka umuntu. Hari umukobwa ejo bundi bagiye kwerekana umugabo we, nari mpari pe. Izo urazizi na izo zo ndazizi zihagazeho, ajya kwerekana umugabo, bakimuherekeza baraza ngo ngo niko ngo kiriya ni igiki, ngo kiriya ni igiki, ngo iriya bwashirinu yijyanye hehe, uriya sumukwe ni kabutinda nanga kubwe no ati nimba uri uzemera ugumirwe mukuri kw'Imana. Umukobwa yarana yaravuga ati izi nizo famiye dufite. Kunda umugabo wawe nimba waramukunze. Ariko reka none se ko nyokaba yararongoye suba waramuhitiyemo. Ariko reka nkubwire, mukobwa mugabo mugore, mukobwa musore mugabo mugore, kuko hari abagore bajya gushaka ari ibishubaziko barabyariye iwabo. Nyine iyo wabyariye iwabo cyangwa warataye urugo ugasubira iwanyu, iyo ugiye gushaka bwa kabiri, iyi myaka irenze ikihirika, witwa igishubaziko. Shuhuje ibishubaziko biri dufite, ariko bitaragirana gahunda yo gushaka abagabo. None se umwana yakubwiye yuko atazigera. Mugomba kwishakira ku umuntu wawe n'umukunda, mukunde utitaye kuri famiye zawe, kuko na mama wawe cyangwa papa wawe bajya gushaka ntabwo bigeze bakugisha inama ngo dushake papa wawe cyangwa mama wawe. Yego. Nukuvuga ngo uriya mugiye kubana niwe mugiye kubyara abana. Abo ababyeyi bawe bashaka ushobora kuzasanga ugiye kuharuhira, tukagucira umugani yuko umuruhu ubyinisha umudaho. Rero nta musi numwe nta musi numwe famiye zanyu zabahitiramo imiryango abagore cyangwa abagabo. Oya nuzaza nasi nukunda umuntu nukazuyaza nk'ubu ugakurana na jihad ugasanga famiye zanyu zireze bweshagura ngo wiruka muri YouTube ngo nyaranyaro gakubitwa n'uba nakukomashaho. Kandi jewe umwana wawe nta nkundi ukanzana ibintu by'inka yaremye uganzanira bya kisesia nyo. Ariko ubundi jewe nagukunze nabanza nkagutera inda, nyoko naso baba bakikunyimye ntago bakunye. ni ubwo niyo kiubahaye, ni rwo rufunguzo niyo ki. Ubu rero ubona umwana ubone wabazakuzegereza uzabanza umugushe neza umukominda bavuga yuko wamufasha aze yabyaye. Ntabwo bavuga yuko amufasha ku ngufu, apfa kuba yujuje imyaka y'ubukure. Hanyuma noneho muzabona excuse muvuge muti okay, uyu mugabo twarabyara, uyu mwana wanyu twarabyara, nimumumpenge ngende mure. Ariko nyabu ibyo byo hari uwigeze kubikora hari ikanombe. Ceceka simuvuge kuko arazwe hano mu mihanda. Aragenda yumva yuko azatwara uwo mukobwa, ababyeyi baramubwira ati riya mbwa ntago izagushyigura hano, n'uyu mwana ntizamubona. Tugomba gukunda umwuzukuru wacu, uyu ni umwana w'umwana wanjye. Ariko uwo mubyeyi avuga ati nzamura kiriya mbwa ifite tagati yo kugutwara, ntizakubona mwana wanjye. Aturiya yakugeza kuki wirirwa mu kabara gakururwa n'abakoro. Dutahe. Imana ikomeze kubarinda kandi mukomeze kugira intangiriro nziza. Ziki cyumweru tuzongera kubonana mu kwezi kwa munani. Ubu nukuvuga ngo imisi yagiye, shasuko tugiye mu kwa munani. Iki cyumweru kizababere cyiza, muzahe muronke hasigaye amezi ane ngo umwaka urangiye. Umwaka uragiye nyabo, myaka sigaye yiruka, turashaje. Wageze kuki? Ngo iki? Ogarira bazaho nageze kugizababwira ko nageze kugasonga bugari. Umuntu uzakubaza ngo uyu mwaka wageze kuki, muri ntuzenya mu gushyira hasi ukareba umwaka nageze kuki. Of course mu byo wagezeho uzabishyiramo wicaye no kugasonga bugari, naryo ni iterambere. Uzukumaye umukoro bunayengeye kwitekerezaho. Abafite ibiro namwe bakareba mwageze kuki, nukureba muri ofisi yawe no mu biro bikomeye hinjiyemo abagore beza, hateyemo agasonga bugari. Harya umuntu ageze kuki uyu mwaka? Uyu mwaka asa ntiwabyaye? Nabyaye mushize. Ariko nubu narabyaye. Nubu warabyaye? Warajye utera inda? Oya. Hari ukuntu byara mu gutera. Harya waguze ikibanza? Wowe se si
nkuraho ubushinzi ariko uyu mwaka ugomba kurangira dufite imodoka y'abashupe ibi si ibintu kandi ni ukuyandikaho abashu hose no ku mapine abashu ku buryo na polisi izajya iyicaho ikavuga ati dore imodoka y'umugaba mukuru w'abashu irahise cyane ariko ni hatari cyane Imana ibarinde kandi bakomeze kugubwa yewe hari inkuru we ye babayeme hari inkuru tugende tuzayivuga ubutaha ngaho sezera uravuga pe navuga uravuga bikajya bintera ubwoba